Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 296 turacyari kwiga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Mana Data wa twese, dushyize hejuru kugira neza kwawe, wabanye natwe Imana igira neza, uraturinda tuje iki gihe aya masaha tukiri bazima, uhimbazwe. Haleluya. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, kandi ibyo ushaka nibituweho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Imana nishimwe. Turasenga cyane ngo mu izina rya Yesu ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka Wera amanuke gufungura amatwi yacu, amaso yacu, n'imitima yacu n'ibitekerezo byacu, afungura akanwa kuvuga, kugira ngo Mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo twese nk'uko ijambo ryawe ritubwira twigishwe n'Imana, hatagira uwigishwa n'umuntu, ahubwo twese Uwiteka twigishwe n'Imana. Duhe gukiranuka, duhe gutunganira, duhe guhindurwa n'ijambo ryawe, duhe kugenda nk'uko ijambo ryawe ritubwira, duhe kwitwara nk'uko ijambo ryawe ritubwira, mu izina rya Yesu Kristo. Urera cyane kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye, uri umunyakuri mwa Imana, uri umunyabushobozi. Mu izina rya Yesu urakoze, ushyirwe hejuru. Ndagushimiye nkora muri ibiganza Uwiteka, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, urakoze, amen. Turasoma uyu munsi mu Luka ibice 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Bibiliya iravuga ngo nuko yobora amaso abantu batunzi batura amaturo yabo, bayashyira mu isanduku y'amaturo. Abona umupfakazi wari umukene atura amasenga 2, arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose, kuko bose batuye amaturo y'ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yari atezeho amakiriro. Ibyo biri mu Luka ibice 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Gutura neza si ugutura menshi. Tuzi neza ko amafaranga yageze ahantu henshi, kandi ko mu bintu byinshi dukora twisanga bidusaba gukoresha amafaranga ku rugero rumwe cyangwa urundi. Nyamara ikiganiro cy'amafaranga ni kimwe abantu batavuga rumwe mu itorero ry'Imana. Uyu munsi rero turarebera hamwe amaturo yo mu nzu y'Imana, nuko Kristo ayabona, uburyo akwiye gutangwamo n'impamvu akwiye gutangwa. Mbere na mbere tugomba kubanza gusobanukirwa neza amagambo Umwami Yesu yavuze. Ntabwo yavuze kuri uriya mupfakazi wenyine umupfakazi wenyine ari we ufite ituro ryakiriwe n'Imana. Siko biri rwose. Ahubwo yavuze ko yatanze byinshi kurusha abandi bose, nubwo yatanze bikeya kurusha abandi bari batuye mu bigaragara. Ibi ni ukudusobanura ko ituro ryose ryatanzwe n'Imana ryaryemeye. Nuko gusa Imana itapimiraga uburemere bw'ituro ku bwinshi bw'amafaranga atanzwe, ahubwo ikabupima ku bwitange umuntu yaturanaga. Ibyo bivuze ko Imana itari gushaka amafaranga, ahubwo irimo gushaka igitambo. Ndabisubiramo. Ibyo bivuze ko Imana mu rusengero y'abantu batura ntabwo iba ishaka amafaranga, ahubwo irimo gushaka igitambo. Gutanga byinshi bigaragaza ko utunze byinshi, ariko kwitanga kugaragaza urukundo ukunda uwo witangiye. Uyu munsi Yesu aratwigisha ko uburyo bwiza bwo gutanga dutura Imana ari uguturana urukundo dukunda Imana, kuko muri byo harimo hava umunezero w'Imana. Iyo twitanga biturutse mu rukundo, ntitwitange biturutse mu butunzi bw'isi. Imana iturengere cyane. Ubwo rero nujya gutura, ntugatekereze ku mafaranga, jya utekereza ku rukundo ukunda Imana, kuko ubwo amaturo utanga imbere y'Imana agaragaza urukundo. Imana ishimwe. Urukundo ni rwo Imana ipima, ntabwo Imana ipima amafaranga. Urukundo ni rwo Imana igera, ntabwo igira amafaranga. Urukundo ni rwo Imana ireba, ntabwo ireba ubutunzi ujyanye mu nzu yayo. Reka dusenge rero. Turagushimye Imana, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe, dushyize hejuru gukiranuka. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibiho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ijambo ryawe ni ukuri. Tumaze kumenya yuko tugomba Imana guturana
urukundo. Tumaze kumenya ko tugomba gutura twitanze, atari ugutura Uwiteka Mwami Imana dutura mu bidusagutse. Turakwinginze Mwami Imana ngo tugire neza rero, ngo twigishe kwitanga, kuko ijambo ryatubwiye ko tugomba kuba ibitambo byera bizima kandi byera kandi bishimwa nawe, ngo ibyo kugukora kwacu gukwiriye. Turasenga rero ngo twigishe kuba ibitambo byera, turasenga ngo twigishe kuba ibitambo bizima, turasenga cyane kugira ngo duhe kuba ibitambo bishimwa, bituma tugukora Mwami Imana mu buryo butuma izina ryawe rihimbazwa. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze Mana, amen. Isezerano ry'umunsi turisanga mu Bakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 6 kugeza kwa 8. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ariko ndavuga ibi ngo ubiba nke azasarura bike, naho ubiba byinshi azasarura byinshi. Umuntu wese atanga nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite ibibahagije muri byose. Ibyo biri mu Bakorinto ba kabiri ibice 9 umurongo wa 6 kugeza kwa 8. Uwiteka aguhe umugisha bwo kwifatanya natwe, Uwiteka aguhe umugisha bwo kumvira ijambo rye, Uwiteka aguhe umugisha bwo kumvira iby'ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka akuze umwuka wera, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka akuze ijambo rye, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka akuze urukundo, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka akuze guca bugufi, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka akuze gutungana, ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka akuze kwizera. Mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka kwigishe gutanga uburyo bw'urukundo, atari mu gutanga mu buryo bw'amafaranga. Mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka ndamusaba cyane ngo ibyiza byose bimuturukaho bikuzure. Ndamusaba ngo kugira ngo ibintu byose byaba bikurimo bitamuturutseho bigukurwemo mu izina rya Yesu. Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka abane nawe, Uwiteka kurinde. Haleluya. Uwiteka kugota imbere n'inyuma, Uwiteka kugota iburyo n'ibumoso, hejuru no hasi, kandi gucyanuka kwe kukuzure, gutungana kwe kukuzure, ubunyangamugayo bwe bukuzure. Mu izina rya Yesu Kristo uhabwe umugisha n'Imana, amen. Ushobora kudusura kuri uru rubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube, ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.